Zaburi ya 32 umurongo wa 10. Reka twumve icyo Imana itwigisha. Abanyabyaha bazabona imibabaro myinshi, ariko uwiringira Uwiteka imbabazi zizamugota. Mwene data unkurikiye, ndashaka ko wumva ubu butumwa bwiza ukama akanya gato cyane tukibaza kuri iri jambo ririmo rivuga ngo abanyabyaha bazabona imibabaro myinshi. Ese ntiwaba uri muri aba banyabyaha bazabona imibabaro myinshi? Mbabarira akanya gato cyane kugira ngo utaba uri muri aba banyabyaha bazabona imibabaro myinshi. Ahari uyu munsi uri kumva ubutumwa bwiza warokoka iyo mibabaro myinshi. Ese abanyabyaha bari kuvugwa ni abahe? Ndashaka ko usobanukirwa iri jambo, abanyabyaha bazabona imibabaro myinshi. Umwuka wera abane natwe, atwigishe kandi adusobanurire. Reka twifashishe iki cyanditswe kiri muri Zaburi ya 58 umurongo wa 4. Tubanze tumenye ngo aba banyabyaha bazabona imibabaro myinshi ni abahe? Abanyabyaha ni abahe? Zaburi ya 58 igice cya 4 haravuga ngo abanyabyaha batandukanywa n'Imana uhereye ku kuvuka kwabo. Uranyumvira? Abanyabyaha batandukanywa n'Imana uhereye ku kuvuka kwabo. Iri jambo rero twari dusomye bwa mbere ngo abanyabyaha bazahura n'imibabaro myinshi. Ndagira ngo usobanukirwe mwene data unkurikiye. Ni ukuvuga ngo abanyabyaha bari kuvugwa si abasambanye, si abatukanye, si abibye, si abicanye, oya. Kuko muri Zaburi ya 58 umurongo wa 4 urabona hari kutwereka ngo abanyabyaha batandukanywa n'Imana uhereye ku kuvuka kwabo. Urumva umuntu yavuka, uruhinja rukivuka ntabwo ruvuka ruzi gusambana, ntiruvuka ruzi kwicana, ariko Bibiliya iri kugaragaza ko ari urunyabyaha. Ni ukuvuga ngo rero iri jambo abanyabyaha bazahura n'imibabaro myinshi ni abantu banze kwizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Kubera iki? Kuko Kristo niwe waje kutwunga n'Imana. Iri jambo rivuga ngo abanyabyaha batandukanywa n'Imana uhereye ku kuvuka kwabo. Noneho Yesu Kristo icyamuzanye yaje kutwunga n'Imana. Tuvuka turi abanyabyaha nibyo kubw'igicumuro cya Adamu, sibyo? Ariko Kristo Yesu aje, uwumwizeye ngo wabaye icyaremwe gishya. Ibya kera biba bigize gute? Biba bishize. Ibya kera, inkomoko tukomoka kuri Adamu turi abanyabyaha, tuba tubaye icyaremwe gishya. Tuba noneho twongeye kubyarwa ngo ubwa kangahe? Ubwa kabiri. Noneho tubyawe n'Imana kuko twizeye nde? Twizeye Yesu Kristo. Mwene data unkurikiye, ese wowe waramwizeye? Nimba ushaka rero kuva muri aba banyabyaha bazahura n'imibabaro myinshi ukaba utarizera Kristo, ndakugira inama ikomeye, izere nk'uko ijambo ry'Imana, we gukomeza kuba umunyabyaha, ahubwo ube icyaremwe gishya. Iyo usomye Abaroma igice cya 4 umurongo wa 8, Abaroma igice cya 4 umurongo wa 8 haravuga ngo, reka tuhasome Abaroma igice cya 4 umurongo wa 8 haravuga ngo hahirwa umuntu Uwiteka atazabaraho icyaha. Hanyuma iri jambo waryibazaho mwene data, hahirwa umuntu Uwiteka atazabaraho icyaha. Uwo muntu usabaho? Hari umuntu ubaho udakora icyaha? Hari umuntu ubaho udakora icyaha? Wamukura nawe. Ariko Bibiliya ikavuga ngo hahirwa umuntu Uwiteka atazabaraho icyaha. Atazabaraho.
hanyuma uyu muntu utazabarwaho icyaha rero ni muntu ki? Nibyo bya biriya dusomye nakubwiraga. Umuntu utazabarwaho icyaha ni umuntu wizeye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Kuko tuvuka turi abanyabyaha. Abaroma igice cya 4 umurongo wa 8 haravuga ngo hahirwa umuntu Uwiteka atazabaraho icyaha. Ese mwene data, uyu muntu uhirwa Uwiteka atazabaraho icyaha ni muntu ki? Uyu muntu Uwiteka atazabaraho icyaha ni umuntu wizeye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, akamwakira nk'umwami n'umukiza, akamwumvira. Uwo yizeye agatangira kujya amwumvira. Uwo muntu Uwiteka ntabwo azamubaraho icyaha, arahirwa. Uwiteka umucamanza yambonyeho amaraso, nancira urubanza rubi, anyitukiranuka. Ni ukuvuga ngo ukimara kwizera Kristo Yesu, Uwiteka akubonaho amaraso ya Yesu, nta gucira urubanza rubi. Uyu muntu rero Uwiteka atazabaraho icyaha ni umuntu wizeye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Kuko iyo usomye ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, ugasoma igice cya 6 umurongo wa 40, Yohana igice cya 6 umurongo wa 40 haravuga ngo kuko icyo data ashaka ari iki, ni ukugira ngo umuntu wese witegereza umwana akamwizera ahabwe ubugingo buhoraho, nanjye nzamuzure ku munsi w'imperuka. Imana ishimwe cyane. Icyama nawe ukaba warizeye Yesu Kristo, kandi nimba utaranamwizeye ndakugira inama, wowe uri kumva ubutumwa bwiza, uyu munsi ufate icyemezo umwizere, kugira ngo nawe Yesu azakuzure ku munsi w'imperuka, ubwo aramutse aje ubaye utakiriho. Ndakugira inama. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe cyane. Ahari uri kunyumva, ahari uri gukurikirana ubutumwa bwiza waramwizeye. Hanyuma se ko wamwizeye, wowe wamwizeye wateye intambwe yo kumwizera, uramwumvira? Wumvira ijambo rye? Icyo kibazo kibaze nimba unkurikiranye uri kumva ubutumwa bwiza warizeye. Impamvu mubajije iki kibazo, nimba umwumvira, nimba wumvira ijambo rye, nuko ijambo ry'Imana nayo dusomye ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice cya 8 umurongo wa 31 hagaragaza abana ba Aburahamu nyakuri. Mu yandi magambo, abizera nyakuri, batarabo ku munwa ngo twarizeye, ngo natwe turi abakristo, natwe turakijijwe. Urumva hari ababyiyitirira ko bakijijwe, kandi koko wenda baranabatijwe mu mazi menshi, ariko mu by'ukuri imbuto bera zigaragaza yuko batizeye nyakuri. Ariko iki cyanditswe kiratwereka abana ba Aburahamu nyakuri, cyangwa se abizera nyakuri. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice cya 8 umurongo wa 31 haravuga ngo abana ba Aburahamu nyakuri, niko umutwe w'amagambo uvuga. Nuko Yesu abwira abayuda bamwemeye. Ubwo urumva ko ari abayuda bamwemeye, muri make ni abantu bumvisha ubutumwa bwiza, baramwizera, baramwemera. Nuko Yesu abwira abayuda bamwemeye ati, nimuguma mu ijambo ryanjye, muzaba abigishwa banjye nyakuri. Urumva ikintu usabwa wowe wamwizeye, wowe wamwemeye, urasabwa kuguma mu ijambo ry'Imana. Nuguma mu ijambo ry'Imana nibwo uzaba umukristo nyakuri, nibwo uzaba umwana wa Aburahamu nyakuri, nibwo uzaba umwigishwa wa Yesu nyakuri. Nuko ugira gute? Wamwemeye, icyo ni kimwe, wateye intambwe nziza y'ubutwari,
ariko harimo n'ikindi gikurikiraho, kuguma mu ijambo. Nimuguma mu ijambo ryanjye muzaba abigishwa banjye nyakuri. Bishatse kuvuga ngo hari abamwemera bakamwemera ku munwa, ariko ntibagume mu ijambo ry'Imana, ntibakore iby'ijambo ry'Imana ribategeka. ngo nimba Imana ikubuza gutukana, nimba ikubwira kubabarira abanzi bawe, abakugiriye nabi, ugomba kubabara kuko niko ijambo rikwigisha. ubwo uba uri mu ijambo. nimba Imana ikubuza gusambana, ugomba kuzibukira gusambana. nimba ijambo ry'Imana rikubuza gutukana, umujinya, uburakari, ubwicanyi, amagambo, ibibi byose ijambo ry'Imana rikaba ribikubuza, nawe ugomba kubireka. nibwo uzaba uri umwigisha wa Yesu nyakuri. Haleluya. Nizere kuri kunkurikira mwene data, kandi iri jambo ry'Imana rikubake, ryongere rigukuze, ryongere ritume wongera kwitekerezaho. nimba uri umwana wa Aburahamu nyakuri koko, nimba uri umukristo nyakuri koko, ni uko wumvira ijambo ry'Imana, ugakunda gusoma ijambo ry'Imana, ariko ukajya unaryumvira, ukitoza kumvira ijambo ry'Imana, gukora ibyo rigutegeka, kabone n'ubwo byaba ari ibidashimishije umubiri wawe cyangwa kamere yawe, cyangwa ibinyuranye n'ibyiyumviro byawe n'ibyo ushaka. utegetswe kumvira ijambo kugira ngo ube umukristo nyakuri. uwo rero niwe muntu wizeye Kristo by'ukuri kuko amwumvira. Imana iguhe umugisha rero. nagira ngo nimba utaramwizera umwizere, kugira ngo kuko data wa twese arashaka ko witegereza umwana wangiza ukamwizera, wamara kumwizera nawe akazaguha ubugingo buhoraho ku munsi w'imperuka, akazakuzura. nakugiraga inama, waba ukijijwe waba udakijijwe, hose harimo impuguro. ukijijwe ategekwa kumvira, ategekwa kuguma mu ijambo, kumvira ijambo. Imana ibahe umugisha. wowe wumvaga ubutumwa bwiza, Imana itanga amahoro ikwishimire. mwabugezwagaho na Eric Hatumimana, cyangwa se Eric ubuntu bwa Yesu. Imana itanga amahoro ibahe umugisha. uwashaka kumpamagara yampamagara kuri 0788756431. kubw'urukundo rwa Yesu ndabakunda. wowe wakurikiranye buno butumwa bwiza, Imana iguhe umugisha, tugabane umugisha Imana impaye, nawe kwishimire kandi kugirire neza. Amen.